Ndagusuje kandi mwaye ikaze kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere kumeze neza cyane uherereye hose. Hanyuma rero muri kano kanya tugiye kurebera hamwe icyo wakora ngo ucike ku ngeso yo gufuha cyane bikabije. Ese nawe ujya utekerezwa uvuga ati noneho ndafushye bikabije rwose, kibaza ati impamvu ni rero muri kano kanya nyine ngiye kukubwira icyo wakora ngo ucike ku ngeso yo gufuha bikabije. Wigeze utekereza ko umukunzi wawe kubeshye igihe wamubazaga hagiye cyangwa byakubayeho ko wangiza umugoroba w'ibyishimo ushinja umukunzi wawe ikintu utazi neza ko yagikoze? Niba byarakubayeho si wowe wenyine ahubwo urakaza neza mwisi y'abafuha. Icyo wamenya kimwe cyo nuko nagishimishe cyerekeye gufuha. Ifuye mu rukundo rirarwangiza, rituma wumva ushyushye mu mutwe ukumva wanasara, ryatsa muri wowe ikibatsi cy'umuriro cy'urwikekwe mu mutima wawe kigahura kiwugurumanamo aboshye ari uwaruki. Gusa iyo ugerageje gutsinda ifuhe bishobora gutuma wumva umeze nk'ushaka gukura ubwato mu muhengeri mu ngeri mu nyanja. Nushaka ko hagira amazi abwinjiramo nyamara umuvumba wa yashyari arenda kukurusha ingufu. Mu by'ukuri nta muntu uba yifuza kuba umunyeshyari mu rukundo ngo aba ari wa muntu uzwiho gufuha cyane. Ifuhe rishobora kwangiza umubano ukomeye w'urukundo. Ifuhe ritera kutizerana no gukekana amababa, rikangiza icyizere umuntu yigirira yewe ubanza nakeza kayo. Icyakora rero benshi muri twe nta ngufu dufite zidushoboza kurizitira ngo ritatugerera mu bitekerezo, mu bikorwa n'amagambo tuvuga. Hanyuma se niki twarikoraho? Niki wakora ngo utsinde ifuhe mu rukundo? Muri iyi nkuru twakoze twifashishije urubuga rwa Lifehack, turakugezaho ibintu 8 wakora ugatsinda ifuhe mu rukundo rwawe. Iyi ni Story House, ngende Tiane Mahirwe. Ikintu cya mbere ukwiye gukora ni kibara kugeza ku 10. Nagishimishe kiri mu gufata umukunzi wawe yoherereza undi muntu aka SMS kari mu urwenya rushingiye ku mibonano mpuzabitsina, cyangwa ukamwumva avuga ko akunda byasaze icyamamare cy'uburanga, ariko se ubundi ni ibintu byagatumye umuntu ababara. Iyo akababaro gatangiye kukuzamukamo kubera ifuhe, ukumva utangiye kubyimba boshye nyiringango ya Nyagahinga muri Yankera yahigiyemo Rwabugiri, aho icyo wakora funga amaso uhumeke wiruhutsa maze ubare kugeza ku 10. Nyuma y'amasegonda 10 noneho wibaze niba koko ikintu kiguteye umujinya ari ikintu gikwiye kwangiza umunsi wawe, ukirirwa uzinze umunya usa n'intare yiciwe abana. Aha kandi ni wumva ugomba kwibwira umukunzi wawe ujye ubikora mu bugwaneza, aho gutera hejuru ngo musakuze bicike cyangwa se use n'umutesha agaciro, ujye ubimubwira mu magambo uti iyo ubigenje utya numva nishimye. Ibyo birahagije, ndetse niba ari umukunzi wawe aranabyumva. Icya kabiri kindi ukwiye gukora ni iki ngiki: jya wizera amakenga yawe. Inama ya mbere yagiriwe abantu bagira ifuhe ariko ritari ngombwa mu by'ukuri, si babandi baba bafite impamvu nyayo yo gukeka amababa abo bashakanye, nko kuba umukunzi waganira mu buryo bweruye ibintu wumva birimo guteretana biganisha ku mibonano, kuba hari ubushuti bw'ibanga afite cyangwa akubeshya. Ni gute wamenya ko umukunzi wawe ari umwizerwa? Igisubizo: niba umukeka muri iyo minsi ukwiye kwizera amakenga yawe. Igishoboka cyane nuko ukwiriye kuba ukabya ukabazwa n'akantu gato, ariko niba umutima wawe ukubwira ko umubano wawe n'umukunzi wawe urimo ikibazo, birashoboka ko gihari koko. Aha ujye uganiriza umukunzi wawe, umubwire uko wiyumva, ariko nanone mu buryo butuje kandi umwubashye, hanyuma ugere ku ndiba y'ikibazo wumva kibangamiye umubano wanyu. Icya gatatu kindi nacyo ukwiye gukora niba ushaka gucika ku ngeso yo gufuha ni iki ngiki: ubaka ukwizerana. Kwizerana ni ikintu cy'ingenzi gituma umubano w'abakundana urangwa n'ibyishimo, ukanyura abawurimo kandi ukaramba. Kugira ngo utsinde ifuhe mu rukundo bisaba kugira ikigero gihanitse cyo kwizera umukunzi wawe. Nk'abakundana muzamura icyizere mugirana iyo mutabeshyanya, buri wese yemera kubazwa ku byo yakoze kandi akabivugaho, muha agaciro kuba hari ibyo mushidikanyaho, mubwirana uko mwiyumva ntacyo mukinganye, ugaragaza koko ukwiye kwizerwa. Nimugenza gutya we n'umukunzi wawe mwizerana, icyizere kizabafasha kumva mutekanye kandi buri umwe akunzwe mu mubano wanyu. Icyo ugomba kubaka nuko nta muntu utagira amakemwa ubaho, kandi ko iteka ryose hazabaho ibihe umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye azakubabaza atabigambiriye cyangwa nawe ukabikora. Aha rero ntacyo bizabangiriza igihe hari ibyabababaje mwembi muretse bikagenda.
ikindi cya kane ukwiye gukora kugira ngo ucike ku ngeso burundu yo gufuha cyane ni iyi ngiyi: gerageza wikunde. Ifuha kenshi rituruka mu kutigirira icyizere no kwigaya. Ushobora kumva ko utari mu rwego rwo kuba wakundwa na runaka cyangwa nyina runaka nta kintu mu by'ukuri agukurikiyeho, cyangwa se mu bihe byahise hari uwaguhemukiye bituma wumva utarekurira undi muntu umutima wawe. Uko byaba bimeze kose, urukundo rugenda neza iyo abarurimo hari urwego rushimishije rwo kwikunda bariho. Iyo wikunze bigufasha kunesha ifuhe. Icyo wakora ngo wongere urwego wikundaho wumve wiyubashye kurushaho ni ugufata umwanya uri wenyine ukiga kwishimira abo muri kumwe, ugafata neza umubiri wawe, ugakora igishoboka cyose ngo witeze agatambwe kava hano kajya imbere harya. Ikindi kintu cya gatanu kindi nacyo cyagufasha ni iki ngiki: bwira umukunzi wawe uko wiyumva. Ibyo we n'umukunzi wawe mufata nkaho ari imyitwarire iboneye mu rukundo, hari ubwo biba bitandukanye n'ibyaharya. Iyo rero niyo mpamvu muba mukwiye kubwirana uko mwiyumva, ntacyo mukinganye. Kugaragaza neza uko wumva ibintu ni intambwe y'ingenzi mu gutsinda ifuhe. Kumenya ibikorwa n'imyitwarire bishobora gukomeretsa umukunzi wawe nawe bikaba uko, bizabafasha kubaka umubano ushingiye ku bwubahane. Ikindi kintu cya gatandatu kindi wakora kugira ngo ucike kugufuha burundu bikabije ni iki ngiki: ishaka abajyanama. Ese ifuhe rigenda bifata intera ukabona bigiye kurenga urukundo rwanyu? Akenshi gufuha biterwa na kimwe mu bintu byabaye ahahise. Birashoboka ko wabayeho ugakurira mu buzima bw'imibereho yaguteye guhungabana, cyangwa ukaba warahemukiwe n'umuntu wizeraga akagukomeretsa mu buryo bw'amarangamutima, mu magambo cyangwa ku mubiri. Uko byaba byaragenze kose, kwegera abaganga bita ku barwayi bo mu mutwe byagufasha. Gusanga umuganga wabigize umwuga mu kuganiriza imbonankubone kuri Zoom cyangwa Skype, cyangwa se hahandi abantu bafite ibibazo bishingiye ku mibanire bahurira bakaganira chat room, bishobora kugufasha kumenya umuzi w'ikigutera kurangwa no gufuha bikabije. Umuganga nk'uyu therapist ashobora kandi kukubwira ingamba wakifashisha ugahangana n'umujinya cyangwa se ishyari mu bihe bizaza, cyangwa se bakaba banakubwira ko ikigutera ifuhe ari impamvu yumvikana. Niba umukunzi wawe hari icyo yakoze gituma wumva umukeka wenda yaraguciye inyuma kera, byaba byiza ushatse abajyanama ku mibanire y'abashakanye cyangwa se abakundana, cyangwa ugatangira amasomo aca kuri internet yigisha ku mubano hagati y'abashakanye. Ikibanzirizi cya nyuma kindi wakora kugira ngo ucike ku ngeso yo gufuha bikabije ni iki ngiki: hindura ibyo wari witeze mu rukundo rwawe. Indi nama yagufasha gutsinda ingeso yo gufuha ni uguhindura ibyo wari witeze mu rukundo rwawe. Ugomba kugenzura ukamenya neza ibyo abantu baba biteze mu rukundo nyamara bitabaho. Kuba ukundana na runaka mukundana ubu ntibivuga ko watakaje ubushobozi bwo kuba wabona undi mwiza. Kuba hari undi muntu wabona mudakundana ukagira ibyo mukundaho ntibivuga ko hari ikitagenda neza mu rukundo rwanyu, cyangwa se ko udakunda bihagije umukunzi wawe. Niba umukunzi wawe ntatari gukora ngo yigarurire undi muntu, ibi si ibintu byo guhangayikira. Amenya ko guhindura ibyo wari witeze mu rukundo bidasobanuye kugabanya urwego rwawe. Nukwiye kuba hamwe n'umuntu utuma wumva utishimiye wowe ubwawe. Icyamunani kindi ari nacyo cyanyuma wakora kugira ngo ucike ku ngeso yo gufuha bikabije ni iki ngiki: gufuha mu buryo bwubaka. Ni ingenzi kwibuka ko gufuha iyo bikozwe mu nzira nziza biba atari ikintu kibi. Gufuha bishobora mu by'ukuri bishobora gufasha abakundana muri ubu buryo. Gukundana kurushaho no kubona umukunzi wawe afite agaciro ku buryo umubuze waba uhombye, bityo no mufata uko wishakiye, kongera urukundo n'uburyo bwo kwitanaho no kurugaragarizanya. Ikindi bituma bakundana bakora ibishoboka byose ngo biteze intambwe buri wese ku giti cye. Ikindi bituma buri umwe yongera ingufu ngo ashimishe mugenzi we. Ikindi bifasha gufuha ni iki ngiki: biba nk'intumwa igaragaza igihe ibintu bitameze neza. Ariko nanone uko ugaragaza ifuhe nibyo bituma rifasha mu kubaka ubuzima cyangwa gusenya. Nusakuriza umukunzi wawe ukamubwira umutota, igishoboka cyane kubaho nuko ibi bitazanoza umubano wanyu. Nyamara nugaragariza mu bwubahane ikiguhangayikishije wowe n'umukunzi wawe, mushobora gukoresha ifuhe nk'amahirwe yo kwiga no gutera
imbere nka couple nyine. Muri make gufuha iteka ntibikwiye kuba ikintu kibi gusa, iyo bigenze bityo uba ugomba kubitsinda ntibigutware. Ushobora gutsinda ingeso yo gufuha igihe cyose ugize icyo ukora ku kwikunda no kwiyubaka, kuganiriza umukunzi wawe mu bwubahane kandi ugahindura ibyo uba witeze mu rukundo. Ibi bizatuma umubano wanyu uramba kandi urangwa n'ibyishimo. Ngayo nguko rero ngibyo ibintu 8 wakora kugira ngo ucike ku ngeso yo gufuha bikabije. Yari Story House, njye na Diane Mahirwe. Kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.